ikinamico. Bakunzi ba Radio Rwanda namwe bakunzi b'ikinamico mwiriweho. Uyu munsi itorero Indamutsa rya RBA ryabateguriye umukino witwa Abagabo Barabona, wanditswe na Karangwa Liliane, unonosorwa n'itorero Indamutsa. Yemwe burya nugira amahirwe ukarya ukaryama mu mahoro ujye unyurwa nabyo, kuko wirukira byinshi bimwe bikakuziba amazuru, ugahurika ukabonabona, ukazahara bikanga ugacyura umunyu cyangwa ukaronka ku bwa burembe. Ubu se kuko tujye dufunga umwuka tugerageza ka wa mugani ngo hapfu wavutse, cyangwa tujye tunyurwa nuko turi turekeriye? Umwanzuro ni uwanyu nyuma yo gukurikira umukino. Amaye na data. Eba data we. Ya mazi ndamenye ndakanyoma. ariko mwibyo ni iki ubomborekanya kuko Fabia uzi ko ari amazi meni ariko Fabia nushaka kuyuka witoza udasakuriza abantu niko ntunagirira abamukoze nibura ntuzi ko mu myaka agezemo abakeneye kuruhuka erega mwana bwakebuje numva ko n'inkoko zibika ahubwo se wamukoropesha urego ngo mboropa ya mazi meni simbizi reba muri iyo nguni cyakora ngira ngo inyuma y'ibidomora hari aho twegeka amasuka bwakeye se koko bwakeye cyane ahubwo byuka twitegure vuba byuka iyo gahunda twararanye koko cyangwa uragira ngo dusange bagenzi bacu bo mwishyira hamwe icyayi bakigeze kure bagisarura nawe winanura na nyir'urugo mbega igitutsi cyo mu rukerera ukuntu kiryoha niko none se Fabia warangije koga wowe? ashwe da ese ya mazi nari ngiye koga ntiwabonye ko amenetse ngaho ntayandi ahari se? ntayo nyine mbasha ndebye n'ibijerekani bibomborekana nk'ibiri mu busa ngaho reko sinzi uko tubigenza pe undi se si mu murima tugiye ntacyo dushaka tugende tutoze turagera rimwe tugere gusarura icyayi uzi ubwenge pe ibyo bintu uvuze nibyo ahubwo uzi ikintu kimbabaje ni iki? bajwe na mama tugiye gusiga ahangaha nta n'ikiroha tumusigiye ariko ubwo abasore babiri bose rwumva twahatinywe gusiga mama nta n'igitonyanga cy'amazi afite mu nzu tukaba tumumariye iki? niko amenetse byihorera umva nitugera ku irembo wowe ukomeje mbanze nyure ko hagati mbwire wa mwana wabo aze kuza kumuvomera hakeye ahubwo se ubu ko turitemye aho urasanga yakangutse ibyo byihorere ndakomanga ku idirishya ry'icyumba ararama arahita abyuka nawe ko mwizi yaryamira amajanjara icyo rero uje iyo rose rusohoke muri ubwo buriri cyangwa woza amenyo nanjye menyingurira amatungo maze tugire tugende sibyo? cyakora nabyuka nagira oyagira vuba yewe gira vuba cyakora Fabia singubeshye rwose aho bigeze ndambiye kurara n'amatungo mu nzu singubeshye none ze twabigira dutega rafure aha ko tutaraza hanze n'abajura binahuzi ese ubundi Fabia ndakumva urabyumva ute kuri bwa bwizigame bwacu dufashemo tukomeka ikindi cyumba kuri iyi nzu yacu hakaba ariho amatungo azajya arara kuko nanone wa mugani wawe sinavuga ngo tuyubakire akazu ka yonyine hanze n'abajura binahangaha iwacu ahubwo se shaho amafaranga yo kubaka ubu turayafite amafaranga cyangwa wagize ngo kubaka biroroshye va muri ayo ngayo ngaho ngwino tugende iby'amatungo n'aho zigomba kurara tuzaba tubyigaho nitugabana muri koperative none se
Karavure ibyo koza amenyo bivuyemo. reka yewe mbivuyemo koza amenyo umva ndagenda acishamo agati turajya kugera iyo tujya amenyo yake ahubwo mama niwe wabyaye pe. umva se muraye mbwira izo bote zanjye ziteretse aho ngaho mu muryango ahubwo nawe nibagiwe ngiye kugera nambaye bodaboda yewe uyu munsi uraramutse ndakanyagwa. Icyo akira ngizo bereza sha ahubwo se ubu ngubu ukuntu uramutse ntuza no kwibagirwa guca amababi y'icyayi ugaca uruti rwose. Fakati ese Fabia Miko ejo kwa Adera ko yaje hano gushaka kandi mbona babaye mwaravuganye yewe mama yarabimbwiye hanyuma amaze kubimbwira njya kumureba ngize iwabo nsanga ngo yagiye gutashya inka kandi urabizi utashya ntaguma hamwe ko rero unyobirwa hanyuze ndakata ndigarukira gusa naza gukora uko nshoboye muha umwanya hanyuma numva ikibazo afite. ewe nge mbisa nigire mu cyayi da ibyo bakundana sinahagera usuransiga reka tugende twagiye. ariko Rutembe iyo umbwira ko inzu ebyiri zose zaduhombeye wumva nta soni ufite koko inzu ihombera nyirayite ibyo wabisobanurira ute? ariko se wacishije make nkagusobanurira wa mugore we oya ubu koko nukomeza kwisararanga utyo nibyo mvuga urabyumva? simbyumva nyine kuko bitumvikana. nta soni koko ndakubaza ubwizigame bw'amazu dukodesha uta amafaranga ni make harimo amazu yaduhombeye aduhombera ati none se ko ngusubiza ibijyanye n'ikibazo mbajije uragira ngo nkubwire ko amafaranga ari menshi kandi ntayahari? yose ko harimo abapangayi yahombye ate koko cyangwa yajyana mu ndaya Rutembe ubwo ni wadukanye ingeso yo kujya mu ndaya ukaba waragabanyijemo kabiri utamaza amwe azajya atunga urugo rwanjye anatunga inshoreke haga umuntu ariko haga umuntu Rutembe ngewe mbikubwire haga umuntu kare waki ubifata uko ushaka none ndumva wigize ingotsi uranutse Rutembe uranutse koko urampaze ugeze naho unuka koko niba ari n'umurengwa w'izo nshoreke zawe ujye uzijyamo neza ariko unyubahe unyubahe nk'umugore wawe nta soni. none se si wowe ubiteye koko? mbiteye nte? urambaza ubusobanuro warangiza umunwa ukawurusha isandi aho gutega amatwi ibyo nkubwiye sibyo? ubwo urumva nagusobanurira nte n'urwo rusaku ufite? niwumva ushaka kumenya aho igihombo cyavuye ugabanya umunwa mbone kugaruka turumvikana? none se koko uragiye Rutembe? ntagenda se nta maguru mfite. oya garuka nkubwire ngaho garuka natuje sheri ngwino umbwire n'ubundi se wa mugani ndateragura hejuru ngo bitange iki icyo waba yakoresheje cyose ko atagaruka. erega mugore mwiza ntacyo nayakoresheje gihabanye n'inshingano z'urugo. urabizi amazu yacu ari kure yaho dutuye. ndabizi nyine rero kuhagera tugiye kwishyuza gusa rimwe na rimwe nabwo ntituhagere bakishyura kuri telefone bituma abapangayi birara rimwe bakishyura ubundi ntibishyure cyangwa se bakishyura igice nk'uwabanje murabizi yagiye atishyuye tubimenye tubibwiwe n'uriya Narisisi uhaturiye tumushakishije ntitwamubonye ntubizi wenyibutse yangegerayo umupagasi uwamubanjirije nawe arifata akajya atekera mu nzu igisenge n'inkuta biragenda bihinduka umukara yivangamo n'amaraso y'imperi yiciraga ku rukuta kandi nabwo kwishyura bikaba intambara yagira ngo aranishyuye akishyura igice none se ntubizi koko kabishywa bakubera abatindi ni wowe babembereza sinagusabye kenshi ngo ureke nzajya njya kwiyishyuriza ukinangira wowe se wakora iki ntakora Marisi kutakora umuntu mu mufuka ngo ugiye kwiyishyura najya ninjira nkabanza nkazenguruka inzu nkareba ko nta n'umusumari bahateye nasanga hari na gato bangije bakanyishyura bubi na bwiza ubundi gasiga mbataye hanze rwose nkubwire Marisi amahane yawe yagumisha ahangaha dore biri no mu bituma rwose ntakwemerera ko ujya kwishyuza bikanaba indi mpamvu yatumye tuza gutura ino kure y'amazu yacu yibaza ariko hagize umupanga biterera hejuru akagukubita akabara kwishe ubwo ntiyaba mfakaje ubwo wenda yankubita nicaye ntaba nicaye se ndikimuka ese ubundi Rutembe ndakumva bariya basore ubereye nyirarume bakora iki mu cyaro? ni abahinzi borozi
abana yanjye ibyo gusa nta kandi kazi bagira. oya ntako ariko se guhinga ko si akazi. ego ko baba ubu bava kwitaba amaguru bakaza bagakunja amavi iruhande rwa nyina abantu b'abagabo. ariko ye none se wowe ku isi ari we mukuru wanjye yitabye Imana none se niba nyina akaba yisaziye. kandi buriya byanze bikunze ubwo buhinzi bakora ntibabukorera bagamije kwitaba amaguru nk'uko bivuze, none ahubwo babubyaza umusaruro kugira ngo babone ikibatunga bo na nyina. ubundi se kuki wari ubambaje Marisiya? nyine nta kuntu wabatumaho bakava iyo mu cyaro ukabashyira mu nzu imwe muri ziriya dukodesha wenda tukabaha iriya ntoya hanyuma bakajya bayidukurikiranira, mbese nyine akaba ariwe wazajya bishyuza bakanahatubera. arewe ariko uzi ko usetsa, ninde musore se wakwemera kuza mu mujyi nta kazi ahafite? erega nanjye ntabwo mvuze kubazana hano dutuye, nakubwiye ko wabaha inzu imwe muri ziriya kandi aho twubatse ubuzima ntiburakomera nk'ino iwacu. erega nubwo hariya twubatse amazu akodeshwa atari mu mujyi rwagati nk'aha dutuye, ariko nawe wafatwa nko mu mujyi kuko ni mu nkengero zawo n'ubuzima bwaho rega buhenze kurusha ubwiyongeyo mu cyaro aho bibereye. ikindi kandi ubu koko wowe ushyize mu gaciro urumva nabwira uwo mwana nishyira isuka hasi ariyo yari imutunze uze kunshungira imitungo akabyemera? erega ubuhinzi bwabo bubafatiye runini kuko bishyize hamwe n'abandi bashinga koperative ku buryo rwose bahinga icyayi hanyuma bagisarura bagahita bagurisha byihuse. ubwo abo ni abakura mu cyaro mvuga uruhe rurimi koko. bya byana burya ntibyitaba amaguru gusa wa mugani. ubuhinzi bw'icyayi ubu se turabigenza dutera? none se ahubwo wabwira na Risisi akabidufashamo. reka rubanda uwo mwibagirwe, kiriya kigabo mbona kinareba nk'ikijura. sheri ujya ubona ibyiso byacyo ukuntu bihora bitukuye, byabaye ibishirira neza wagira ngo ni ya nyoni ry'urusenda. ariko rero nanga ko wirata pe, kandi ubwo nabyo byakubabaza. ubu se simvuze ibigaragarira amaso ya buri wese. oya rwose na Risisi ntabwo mwizeye, shaka abandi byaro tukazana wa mwishywa wawe. ese mwishywa wanjye uyobe ko ari umunyeshuri? umunyeshuri ariko simbona risaziyemo. aho kuruhira ubusa yarihagarika da, ukamutoza gukunda ifaranga no kurikorera, ukamwumvisha ko agomba gukira akiri muto. abana n'ifaranga yabyumva vuba. mu gitondo wamubona hano amakaye yacanisha imbabura ahubwo. none se kucecetse Rutembe? dorera haranihagurukiye, ese ubwo ugiye? nyine ndabitekerezaho mitema igikwiye. kuko adewe ayiwe mama ayiwe ariko urakora icyaha umuntu yansise urwa muntu ubundi surinde humura ni njyewe de ngo iki wowe ndi nyine kwasi ese buryo ni wowe Fabiya ese ubwo urajya hizi saha niko muburira cyane se sheri. mfasha none se urabona tutari twakinze twigiriye mu nzu koko kuri twe bwije pe. yewe umbabarire nimba nguteye utiteguye. none se nyine uragenzwe n'iki ko hari ibyo nkubaza? urumva ubwo twari tukiva mu ishyirahamwe ndavuga n'umukunzi wanjye Adele amaze igihe kinini nshaka kumubona nkamubura. basi wenda aya masaha y'ijoro ndi bukuru nayabyaza umusaruro amufatisha tukaganira. ese ko witse imitima? mbabarire naratinze mwiza wanjye, imirimo y'ubuhinzi bwo muri koperative iri hariya rwose ntiyari itworoheye pe. nta kibazo, igira hino twicare ku kabaraza k'inyuma y'inzu. sinshaka ibyo tuganira mama byumva. nta kibazo, ni ibanga ryo guhisha bigeze aho ngaho se? uretse no guhisha ibyo tugiye kuvuga nawe ubwo sinshaka kuba kubona. hari ubwo se twarenga ahangaha, reka niyicarire ahangaha. niko ngaho mbwira vuba ko ndi umuntu y'amatsiko pe. icara ahangaha ibumoso bwanjye umbwire. si wowe wegama ku gituza neza se? Fabiya karame
uribuka ibyabaye byose mu kwezi gushize ubwo wansaba ko dutembera. nyumvira derade ubuse ntabyibagirwa nte kandi haribwo mu itsinda ryacu twari twagabanye nari mfite ifaranga numva nabyibagirwa n'ubwa mbere nari mfashe amafaranga 100,000 mu ntoki zanjye kandi arayanjye bwite ibyo bintu ntabyibagirwa urumva nyamara no gufata iryo faranga umutwe hahise hazamo ko ngomba gusohokana dera nihebeye nyine nkumva nkwiye kumujyana ahantu heza kandi hatuje byose n'urwibutso ruba rugenda rurunzereramo ariko se ubundi utigeze nkana nakwibagirwa ko ari ubwa mbere narindiye inkoko yokeje ino wayikura he se ubundi nakwibagirwa ko ari bwo bwa mbere nari nyoye kuri ka divayi ariko urumva ibyo bintu byose bihurirana nagira ngo mwibutse ku buryo cyuriya munsi mwibuka ntabwo divayi numvise iriya bayita wayinida hari ikindi nari nibagiwe mana we mbega ibihe twagiranye ririya joro yesu we si ko ari ubwa mbere nari mfashe ku ibanga wari warahishe abandi bose kumva ko kano nakibagirwa ariko uzi ko ari n'ukuntu mba ari kugenda mu nzira nkumva ibintu bigenda binzamukamo nkumva twakongera kugabana muri koperative iby'iryo joro rero nibyo nashakaga kukubwira turongeye dusubiyeyo mbwira dusubireyo se nazira hene nge nazigurisha tugasubirayo va muri ibyo ngibyo Fabien va muri ibyo rwose ubanza ntega amatwi ibyari wayini byavuyemo umuntu utikade ntabwo usobanukiwe se nsubiremo ntabwo usobanukiwe gusubiramo ariko usubiremo byeruye wimbwira akajambo kamwe kamwe ubu si icyo utumva we ni iki ngo ugeze ute ariko se wisakuza sinakubwiye ko ari ibanga nashaka ko mama abimenya adera ibyo bintu ni ibiki wavuze mbwira ni ibiki ko nabisikiye amata kumva harya arahari muri ibyo bintu byo gutwita bije bite ntuzanye ibintu byo gutwita nibwo nayo ngiye ngitangira kwigira ubuzima ntaranabufatisha ntacyo ni koko ngo ibyo gutwita bije bite bije bite ubu urumva amafaranga yo kurera azava he uzi neza ko nawe ubwawe ubwo ukirangiza yisumbuye utarabona akazi oya ade oya ibyo risubiza iyo uri kuye niba uri no kurota ukanguke nari mbizi rwose uzi biki ubundi mbikubwira iki koko iyo nkwihorera nkazishakamo igisubizo njyenyine yewe ndabyumvise noneho byari byarancanze wumvise ikizi ade bivuze ko mu minsi ishize ubwo mu rugo bambwiraga ko uhora uhasira isimbo hahoze akarenge kutakahavana ukambura nagiye mu cyayi aribyo yashakaga kumbwira ni ibyo nyine hanyuma nyuma yaho ntangire kuza kukwirebera nkakubura mama wawe akajya ambwira ko wagiye ku gasoko nanjye nkibaza agasoko ka buri munsi mu gitondo nimugoroba mu museso ku manywa agasoko ka buri munsi wabaga ugiyemo usigaye ucuruza nkaba ntarabimenye nari nivumbuye ntagishaka guhura nawe ntangira kukwihisha n'ubu nuko nari nsohotse nje kwinjiza akadobo nifashisha nijoro nawe ubundi ntiwari kumbona pe ade yego uriya munsi nibyo twagize ibyishimo ntari narigeze ngira na rimwe wakabimenya ariko ntakubeshya ibyo by'abana ntibiri muri gahunda zanjye za vuba pe ni impamo ya mungu ade wakabaye waraciye akenge nk'umuntu mukuru uzi ubundi uwo mutwe wawe ni uwo gusukisha no kogoshesha gusa nta nubwo wacishamo ngo utekereze ariko wakabaye waramenye uburyo bwo kwirinda gusa mutabiteguye ubwo buryo ntibuhari bwinshi icyo mbakundira icyo dukundira iki niba ubwo buryo twarabwibutse wagombaga no gushaka ubundi hakiri kare icyo dukundira wowe se ko ubwo buryo utabushatse igikorwa narakikoranye cyangwa iyo nama kuki utayingiriye hakiri kare umva nkubwire haguruka utahe Fabien haguruka ndavuze ngo haguruka utahe none ahangaha cyangwa ukubita aka kadobo mu rwesaya rwawe kumanitse akadobo ariko se mvutamena genda kandi ntuzongeye kugaruka hano na rimwe ariko se neza ku kadobo ndavuze ngo mve imbere Fabien genda ariko se uyu mukecuru ntiyanyumvise nakwade umva nkubwire
buriya basi nta kindi gisubizo twakwishakamo nyine ku buryo bwihuse amezi 3 ataragera. nta n'isoni. reka mbwira genda mva imbere vano genda fabiya. ariko se nkunge ngo sinzagaruka ariko uzamenye ubwenge nushaka ntuzana vano genda fabiya vano genda kandi ukurenga mu marembo y'urugo rwacu uzagenda buhere ntuzakurikirana ngo ati ibyanjye n'induru wite. uzamenye ubwenge nushaka ntuzana mu byawe. Adera we Adera Ade karame mama. ugiye mu biki ubone nde muvugane zisawa ntawe ni rwa rujango rurara rurira nirukanaga. ese koko mbare na mbariro wari ucyoza akadobo. nari nabuze wamwiye tugakuhisha sinibuka ko kare nawe yegetse inyuma y'umusarani. ngaho injira mu nzu dukenge n'iryamire ma. urakingira na papa se mama? ese se wamwishinga n'amajoro ye naza komange umwumva mbere amukingurire. yego mama. ariko rero ukuntu wavugaga Ade simpamya ko ibyo by'injanga umbwiye ari ukuri. hoya ni ukuri mama. ubwo ntacyo mpisha Ade. none se ko wiyumvira gusa ntugire icyo usubiza Mukankura? ntabwo ari ugomba kugira icyo ngusubiza Rutembe. yaba bujene uyu ni mukuru yaba murumuna we Fabiyani nawe arakuze. niba bonyine bagomba kwifatira umwanzuro kuri icyo kintu kuko sinkibategeka. buje urumva oya ngewe wikwiriye kugira icyo rwose ubimbazaho. wumva neza Rutembe nako papa muto sinshobora gusiga mama muri iyi nzu ngango ngiye iwanyu rwose. hari ubwo uzaba unsize njyenyine se buje? Fabiyani ntahari. oya mama oya rwose ibyo ntabwo byavamo. papa muto nguyu yarakwifatiye reka nabivuge yumva atazagira ngo ntabyo tubona. akantu kose ahita akubwira ngo ntiza abahungu bawe hirega nawe ukabyemera. ibyo se ni ibiki? ngo nuko ari urugo rw'umubyeyi w'umugore se niyo mpamvu warujagarazamo ibyo bishakiye. ese ubwo ni ngewe witotombera gutyo sha niko ubu urumva umaze kubyimba agatuza rwose bihagije ku buryo wahangara umusaza nkanjye ukurikira so? oya sinari ngambiriye kuguhangara rwose Rutembe ariko nanone sinzihanganira agasuzuguro mu rugo rwa data nubwo atakiriho rwose. mama mwaramwifatiye mumufatanya n'izabukuru mugakabya. reka nta mutima mubi Rutembe usa yari afite nk'uko ubiteka bujene mwana wawe. ese ni ukuri pe? yaje ati mfashe untize umwe mu bahungu bawe aze muha akazajya ncungira imitungo mfite itandukanye nzajya muhemba mumenyere inzu yo kubamo n'ibikoresho by'ibanze byo mu nzu. ati kurya byo azajya yimenya muyo namuhembye. ariko ye ubwo se ko kurumva ibyo hari icyo bitwaye? wese ari ukubikorera ubuntu cyangwa kuba umukozi we wo mu rugo? umva mama ndagusabye ntuzongere kuganzwa n'ibitekerezo bya Rutembesa. umva neza yitwaza ko ari marume akagira ngo aha urugo rwa data yarusigaranye. njye simbikunda rwose. ako kazi nagaha abandi abashomeri bahari ni benshi. ariko ujya ureka umutima mubi wa muhungu. oya rwose urumva ushaka kumwigaranzura n'ibyo yadukoreye byose se amaze gupfa. none arashaka kubituryoza? arashaka kubituryoza cyangwa arimo kwishyuza? kandi ashaka kubaha akazi. ngo se mu kubishyuza cyangwa ni ukubongerera? mumbarize rwose. nababwiye ngo nagaha abandi njye niko mbabwiye. njye ntaho njya rwose mbisubiremo. cyakuri yaza kuba ari marume Rutembesa gusa ushaka ubufasha nari guhumiriza nkajyayo. ariko kuva uriya mugore we w'umwemeza akiri muri ruriya rugo ndakubwiye ngo ngiye bujene sinzakandagira mu nzira zerekeza iwabo. urumva aka ni akumiro mw'abantu Mukankura reka nitahire ndabona abahungu bawe niyo nabageze iwanjye batangira kumpangara tugahangana bitari ngombwa. sinarenze ko basigaye bafite amakara angana cyane. amakare none se ko ntabagize wa mubyeyi we? nta kundi nabikubwiye ko ntakibategeye kugira ngo nayanjye. ubwo nyine urishakira undi ucungisha iyo mitungo yawe. hega hari ikindi buriya murimo kwirengagiza. urumva dusanzwe dufite koperative dukorera. ubwo rero ngiye sinasiga ubuhinzi bw'icyayi ngo ngiye gucunga imitungo ya rubanda. ni rubanda se ko ari nyokorome? rubanda havesha utamangara
uri isano dufitanye ntuyizi ku buryo unyita njye ndi rubanda ko byose mu mbabare si ukubahangara aya rwose nubwo buri gihe ukuri kumvikana nko guhangara urumva reka ubanza ariyo mpamvu benshi badakunda kubwirwa ukuri nagize imana koperative yemereye kunyakirana n'imirima yanjye itangiye kuba umusaruro ufatika none ngo nyitenge kwita ku by'abandi areka ye izo mpuye ubanza niyo ntaba nsinziriye ntabirota rwose. ese buri wabibwira Fabiyani ntiyabyemera wa mugani ko numva mukuru we yamaze kunkurira inzira ku murima akanshunguza abandi aranavugira Fabiyani. murasetsa rwose. Fabiyani si ubwo igisubizo cye ntimwamaze kukibona maze rutembeza aba yagihinguka mbona azotse yiruka namwe muracyamushakira ubwo mutangiye kwanga akazi nyine wa mugani mumaze gukura murumva mwihagije. mva mama ntabwo twihagije rwose ariko nanone ubu aho tugeze turi abahiga ibizi iwacu ntiturabahiga ibijyi w'abandi ngo dutegereze batuvungurire ku byo twavunikiye. Mukangura ndakumva. ubwo rero reka nigendere ndabona abahungu bawe nyine bananiye ariko nibahindura intekerezo ubwo muzampamagare wenda mugire icyo hindura intekerezo gusa muramenyere muzampamagare mumbwira ibibazo byanyu mbere y'uko mumpa igisubizo cy'icyifuzo nabagejejeho nuko kandi bimeze genda. hasi mwankoko mwandeberara to aha ariko mana yewe izo nkoko zurazirukana uruhi ndazivuna amaguru ahubwo mama ntandebera. uramenye muko sinshaka imanza z'inkoko n'abaturanyi urumva urambabariremo babwirwa n'iki ko zaguye hano mbese ko hari uguhita nshyushya amazi yihuse nkajya kugura ifu y'ubugari ubundi rugaca imana. ade mama uri kunyumva ndi kukumva rwose mama. anura ubwo bunyobwa uburekereho kurwana n'izo nkoko nanjye nsimbukiye kwa muzehe kadurira ndebe ko yakamye maze nzana amata turisha iriya myumbati. nta kibazo mama. izi nkoko zirashaka yiki uraho neza aba hano yego ko mana yanjye dore Christine we uraho Christine uraho neza de yego ko mana cyangishye biye ese ukurashite we yego ko mana yanjye iba batata we uwo mukobwa yabaye umuzungu ndakanyaguye mbabarira cyane yukwita konsa pe ko nagusabye kenshi ngo tujyane mu by'intero twatsi uva Yesu we ni ukuri kw'Imana uzi ukuntu usa neza wabaye inzobe yaka ntawe wapfa kukumenya yibaho dore inzara ni ukuri Yesu we ese ubasha kurya ubugari Christine mvaye kurya ubugari se n'itegeko basi se ubasha koga hahandi n'izi nzara we nawe nyumvira kwima ndumva nakomeza nkakureba shawe ntabwo ndi kuhagukusa twajyaga tuvugana kuri telefone disi none nyuma y'imyaka 3 yose turashize turabonanye iwawe ni karibu cyane sheri icara kuri ako gasonga bugari nanjye mbe nicaye kuri iri buye maze tumene habirisha mbabona ntabwo nafite gutinda hano sheri. oya sha kubera ikiza ubu se twahirukana ko Christine ko niyo uje iwanyu utanyikoza wibagiye ko ari wowe inshuti nagiraga ino mu gace utarajya mu mujyi koko cyangwa ubona tutakiri ku rwego rumwe. oya rwose akuze ukuntu ntinya ababyeyi bawe cyakubwira umwanya namaze hariya mu ntanzi z'urugo ntegereje ko mama wawe agenda cyangwa kinjira mu nzu nkabona kuza. Mana yanjye naho bigeze se ese ubundi ko maze igihe ngutumyeho kuki uje bwije iyo uza mu gitondo ari kuba iki Christine shawuse mu gitondo ari gupfa kumfatisha sheri nkigera hano mu cyaro hari ikiraka cy'umukiri nahise mbona apo ndavuga ntireka njye kwakwanye vuba vuba mbone kuza kukwitaba. yego baba ubwo se icyo kiraka ni mwego kiwe ntabwo byumvikana ukuntu umukire ategereza ko uzi inaha akaba aribwo atanga ibiraka kandi natwe turi abashomeri b'abahinzi. shawuse uwo se nshaka ari umukiriya wanjye kuva kera nkiba ninaha we nyine no kumukopa ndamukopa hari n'igihe nsanga mu mujyi maze ikindi kandi ngenda umucuruzi kazi simpinga nk'amwe urumva rero ko umukire atari kubateza imbere kandi mudacuruza. wa mugani murarambanye ngaho rero mfashe umbwire icyo wantumirije wowe nisubirire mu mujyi.
none se ntabwo waje gusura iwanyu? shaho si iwacu ugira ngo iyo nahaje ndanahatinda ugira ngo oya mwene mama uri hariya aba yenda kunkuramo iyo kotsa ngo nigize icyo mumanzi kandi bambeshyira sha ubwo rero mu rwego rwo kwanga amahane n'amagambo ye mva ndahikoza nkahita nigendera ngaho mbwira rero ubu njaye kubagaho kubera amatsiko y'icyo nshakira mbabarira umbwire. ubu se shaho Christine nshuti yanjye ndabihera ye koko kuko mahane ishobora byose ubwo si ibintu bijemo kwitsa imitima koko urumva wagira ngo biteye ubwoba de upfa ahubwo banza ubwire niba papa wawe ahari ubundi nicare ndambye umbwire mama we nabibonye ko yagiye urwango banyangarura agatsindwa. oya humura nawe ibyo byarahise mva papa izi saha aba yigiriye mu kabari mama nawe agiye kwakadurira gukamisha kandi yagezeho ntahita agaruka rwose babanza kuganira. ngaho nguteze amatwi sheri ngaho mbwira. sha Christine urabizi wavuye no nkundana na Fabienne. ndabizi cyane. ubu rero yanteye inda kandi arasa n'uwanyitarukije. ngo iki ngo arasa n'uwagize gute ngo arasa n'uwakwitarukije atese ubwo yaba anashira isoni arahakana se ko umwana atari uwe. oya umwana aramwemera rwose ariko yarambwiye ngo nta bushobozi bwo kurera abana afitera. none se nibyo none se ubwo nyine ikibazo kiri he hade hari ngize ngo yarakwihakanye bazi. ikibazo sha n'ababyeyi banjye nibabimenya bazanyica amahane ya papa ntuyazi koko Christine kandi noneho si n'ibyo gusa ubu Fabienne agiye no kujya kwibera mu mujyi kwa nyirarume. nashaka wiseka Christine ndumva ukomerewe inshuti yanjye hamwe narakubwiye ngo uze mujyane mu mujyi mwigisha akazi urinangira none biranatangaje ukuntu uko nagusize ari nako ngo usanze koko uracyagigirana n'isuka tu. wahora nigisha nuko ubu noneho bigiye guhumira ku murari. ubu noneho ni ukugigirana n'isuka n'uruhinja n'ibitutsi bya data na mama. mva rero nkugira inama kandi untege amatwi ndakumva. Fabienne mwizirikeho bitabaye ibyo nagera mu mujyi azagukwepa ariko uza abakobwa bizungereza bari aha hanze umva ntagucike di mugomba kujyana mukabana nk'umugore n'umugabo mugafatanya kurera uwo mwana. se umuntu ugiye kuba kwa nyirarume yanongera mu rugo rw'abandi ubwo se urumva wigize kagarara yaba akigiye kuba kwa nyirarume ari cyangwa se nanone ariko nyine ntunyumve nabi sibyo nyine uhitemo nyine kuyikuramo usubirane ubukobwa bwawe n'ubushongore bwawe. kuko iki yesuwe gatsindwe n'imana shawura umwicanyi Christine ntasoni ntukenda kwiyamye ndi kukugira inama kuko nicyo wampamagariye. oya genda rwose ntanyumvira. ade bitekerezeho neza nuramuka wemeye kuyikuramo nzahita nanagushakira akazi aho nkora ubundi usharame Fabienne azakwifuza atakikubonye. ubamubwire aho data we sinjirota ngeze mu mujyi ndakanyago aho nabereye noneho amagini arapfa. ese koko wamara amajwi ugiye kujya mu mujyi Fabienne kandi umubwira ko atari njirota ngezeyo. ngaho shyashya nawe kagira imana ugende. ahubwo se buje iki wantije za nkweto zawe z'ingozi akaba ari zo njyana kuko izi zanjye zarobotse mu inkweto zanjye abanyamujyi bazimbonanye sinabakira. umva reka nkubwire Fabienne inkweto zanjye nazo nguhaye rwose ujyana ibyo ufite ndabikubwiye kandi ukomera kutwawe ariko nanjye nkubwire umunsi nafatishije ntuzansabe ku mafaranga buje ntuzansabe. ese koko urumva wishimiye akazi marume yaguhaye kurusha umusaruro wakoraga mu ishyirahamwe ryacu Fabienne? wenda umusaruro ntungana none ishyirahamwe twagabanaga agatubutse wakabimenye se mu mujyi marume rutembe se azajya ngenera buri kwezi ariko nyine icyangombwa kuri njye kuko ngiye kuba mu mujyi nkaba umunyamujyi yarumva amahirwe yo kujya mu mujyi impamo ya mungu sinayitesha reka ntawamenya nshobora kuzahabonera n'akazi kandi keza kwa marume nkakwepa uramenye Fabienne uramenye niba ugiye ugamije guhemukira marume byarutuka bireka kwishakira undi mwana wa mama nta mugisha w'ubuhema. mbabarira ntumvangira untega iminsi buje bitangiye kunyega imyega ryawe ndarizi. se kuki wiyemeje kugenda bwije
bwije se ibyiza gutegereza ukazagenda ejo mu gitondo sibyo byaba byiza. pisha ntabyo gutegereza. buriya rero hari ibindi bintu nshaka guhunga. ngo ibindi ushaka guhunga? nakurumva nyine ade nyine ko buriya amahirwe yo kujya i Kigali sha ngomba kuyafatirana. aya mahirwe aba ari imboneka rimwe. ngaho da ndumva wamara ntamaramaza ukagira imana. reka mureke njye kwitemera igitutu ugiye mu makakama. sinshaka ko mumaze kubyikorera igihe ahereye abitubwiye. reka abaturage n'amakashi genda nyine wisiga amakashi nyine nawe ngihuriye n'ibiguruka. uzahirwe uzaberwe. bujeni fabiyani ari he? ngaho da nta nubwo uzungu ubanza gusuhuze kuko te bwira fabiyani ari sha rwose ibyo gusuhuzanya nzaba mbikora. ari mu nzu aho ngaho. Fabiya karame niko ngwino witaba Dera ye. ariko ubanza amazi atakiri yayandi. ntakiri yayandi nyine ntakiri yayandi. ariko ubundi uko adasohoka mu nzu. oya humura naje rwose mukunzi wanjye ariko zo wanyegeye ukanangwamo. datamina kuri hano aya masaha n'igikapu sade. ndakizanye nyine ibyo nabimenye di ubu ninjye nawe ntuncika turajyana. turajyana kwa marume sade. turajyana aho ugiye hose turajyana yaba kwa nyokorume yaba he icyo nzi ni uko utansiga muri iki cyaro. urundorere garafurere undorere. none se mukagira imana mwe ikibazo cy'iki? buje fabiyani nguyu yanteye inda none yaranyihakanye ngo nta bushobozi bwo kurera umwana afite. ubwo se nyirumva nakwemera ko hano muri iki cyaro ngo agiye kudabagirira mu mujyi. nduhana umwana njyenyine ntabwo mbyemera rwose. reko ngo yaguteye inda no kuyihakana? yanteye inda ngo nabihakane. sinjye nshaka kumuhobera se. Fabiyani burya bwose uri igihungu cy'ikigwari bigezaho. ariko se umuntu wihakanye waza umuhobera naza nansome ku itama arebe ko namusoma. omva nagatangaye ukuntu wari wahinze ngo ugiye kugenda kugeza ubwo uhitamo no kugenda bwije. nibyo urashaka kunyihishana n'isoni. burya wari ufite ibyunga koko ndakubonye. umva nkubwire ibintu w'ibyivangamo buje tureke tubyikemurire n'ubundi tujya guteretana ntiwari uhari. ukagira imana umva Fabiya niba kugwa amahoro ngaye dore ngaho nibereye tumuka ajya mu makakama nyine wa muturage we. ntagiye ukagira imana. ngize amahirwe aragiye. adera kurugutura nkubwire. umbwira iki? kurugutura nkubwire ngo usubiriremo ibirenge byakuzanye muri ariya marembo byagutungukije urabibona. nta muntu wigeze abikataho mbone munsi yabyo ugenda utumuka. ntaho ngiye Fabiya ikorera ibikapu byawe ntaho najyana nawe. sishobora kugenda kenyera dusangire ingaruka z'ibyo twakoze di. ariko se muko aho ubera bwenge buke. bwenge buke nyine turajyana ngo utungire mu rugo rw'abandi aho ngiye ni kwa marume si wanjye. urabyumva neza? ibyo ntabyo numva. urumva ibyo birakureba yaba kwa nyokorume yaba mu muferege aho ugiye hose tugomba kuba turi kumwe di. nta n'isoni. data na mama sinzi abana bahinguka mbabwira ko ntwite banyica ntabwo uransiga. ngaho tuza rwose mukunzi mwiza. none se ade umubyeyi ni umubyeyi ntacyo yagutwara urumva. wibatekerereza rero wowe subira iwanyu kandi wumva inama nkugiriye nk'umukunzi wawe. kandi rega namaze no kuba umugabo wawe nese ntibyabaye. giye guhiga amafaranga sibyo. subira iwanyu ubone nzagaruke dukora ubukwe bwiza cyane bwizihiye ababyeyi kandi buzaba ari ubukwe bwa mbere kuri uyu musozi. ubonye uwushuka di. ntabwo ari ukugushuka ni ukukugira inama. umva nkubwire ese ubwo urabona ndi igitambambuga washuka utyo koko Fabiya? ntabwo uri igitambambuga mukuru. sigari n'aha mu cyaro ku isuka nawe ujye mu mujyi kwisiga ifaranga ubwo se nirufata ugacyara uzaba ukigarutse kwikoza umukobwa w'umuhinzi noneho wanacupijwe n'impinja. ariko sheri basi niba utanyizeye sigara hano usigarane na mama na bujeni. byibuze bizaba bisa nkaho nagushatse nkagusiga iwacu. reka burabizana kurinda umunara w'ababyeyi bawe niba ari nacyo uri gutinya. mbabara cyane Fabiya nta muntu n'umwe nshaka kwikorereza uyu musaraba. sikiwe urabona igihe nahereye ngo henda
ade ndavuze ngo ntujye inyuma. harewe nanjye ndavuze ngo ntunsiga hadi nta n'isoni erega urabaturigika kugenda kwiruka ntacyo nguha fabiya umva barakubeshye ndi ntabwo nasigaye nteye sinshobora. ese izo hene iyo uzizirika munsi y'urugo aho zirisha biriya byatsi byameze mu rutoki aho kuzizirika ku rugo Tasiya? reka naziziritse ahanyoroheye nabonaga mu rutoki hambera kure. ubundi se ko mbona ariho urimo kuzitaho ubundi Adera arihe? ngo arihe? wabona akiryamiye dore ko amaze iminsi abyiharaje. Adera erega wikwigora umara umwuka wawe w'ubusa. ararwaye se? ubonye iyo bibi byo kiriya cyohe gusa ngo iki? ariko se umbwire Tasiya ikibazo kiri hehe? biratangaje ukuntu utajya umenya ibibera iwawe. gahore ibyawe ni uguhora mu kabari gusa ugacyurwa n'igicuku ugwirirana uhitira mu buriri ugacya wongera ugenda. ese nk'ubwo wumva iherezo ryawe rizaba irihe bagaraga? ngewe ndarambiwe intonganya zawe za buri munsi Tasiya. nanjye ndakuyamye rwose. iyo nzinyoye bikureba hehe bikubabazaho iki? ko nywera yo nakoreye. yego di nuko. Adera arihe icyo nkubaza? Adera umusibe ejo yarishingiye. utiki Tasiya? yarishingiye nyine yamaze kumenya ko atwite abafashe inzira asanga umusore wayimuteye nuko bavino baragenda. ariko kasakumira mwabantu mwe Adera aratwite bavino berekeza hehe ngo mbasange iyo nyana yimbwa nyibirindiro yo kapfa idakiza ntasoni. ntumbaze iyo berekeje ibyo ni ibyo nabwiwe na ya nshuti ye Christine. cya cyomanzi barongeye barahura kandi nanjye ntangare. cyangwa nicyo cyamuraruye kimujyana mu mujyi Tasiya? ibyo simbizi kuko umukobwa wanjye Adera ntabwo yatwita cyo gusa ntamushyingiye. oya ntibishoboka rwose. Christine ararengana wa muntu we. ngo ararengana? ubwo imbarutso ni nde? sobanurira. ubwo imbarutso ni wowe rero niba atari Christine. ngo utikibagaraga barakwareba mbese urantangaje rwose. ni wowe nyine ni wowe nyirabayazana w'iyo ndaya yawe yatwaye. umbabarire cyane mutware wanjye udatuma nkubwira nabi ntabiteguye rwose. ngewe Tasiya nanabiteye nte? ngewe Tasiya nanabiteye si wowe wabiteye se? iyo ajya hose ndamuherekeza. si wowe wamureze nabi? ndamubwira yewe babivuze ukuri koko ngo amatako y'umubyeyi acumura yicaye. urinda wivugisha amaganya angana gutyo se iyo uba waramushyizeho igitsure kuva mu buto bwe ibyo byose biba bimubayeho. ni wowe wazize nako ni wowe unkuye amata mu kanwa ni wowe utumye ntabona inkwano ushaka. ariko mana yanjye wowe si ubwo mu buto bwe ntiwari uhari? iyo ukimushyiraho nturi se wamubyaye? nananirwa kujya gushaka ibyo murya se nkajya kwirwa n'abana njyewe. ibyawe ni uguhora mu nzoga gusa ugataha wigize intare mu rugo uhinda abantu bose kugeza aho umwana akura gutinya ubiyuza kuba utari igikange Adera yari guhunga ko wenda yari gutinyuka akatuganiriza ikibazo yahuye nacyo tukamugira inama adatorotse iwabo. ubwo rero byose ugiye kubingerekaho ngo numve ko we n'umukobwa wawe muri abere. none se ni wowe mwere kuko yakosheje rero ahise aba umukobwa wanjye ngenyine. icyo cyo ntazi cyawe mwankora busamwe mumuhereje isoni gusa nta kindi. ntabwo mubuze byose. ubu umusozi wose ugiye kunyota ariko bambwira ngo ndutwa n'utarabyaye koko. ubu mbese uhangayikishijwe nuko ugiye guseba kuruta uko wahangayikishwa nuko kugeza ubu utazi aho umwana wacu ari bagaraga. aho ari hose ibyo biramureba Tasiya ni mukuru nabishaka azagaruka se cyangwa azagenda agwiyongeye aguye ku kasi. ni ukuvuze ngo azagwe yabagaraga arakagwa njya ego baba rero ariko nk'ubwo ninde ukomanga gutyo koko? yewe ni akavuno umuheto yavutse mu nzara asanze tubimaze.
mukingure turebe uwo ari wenyine. reka ariko urambabarire rutembe ntibagiye kunyimenera agahanga nawe genda ukingure niwe munyembaraga mfite muri uru rugo. ariko ubwoba bwawe nawe ni umunsi. yamaye nka data niko ushaka kuri ugenda bite byawe. narinje. oya tambuka ubanze wicare unasuhuze marisiyana. muraho mubyeyi. ngo muraho kandi duherukana fabiya nk'iriwe yari kubihagije ngaho icara aho ngaho. yewe sinarinzi ko ari we waduturaho urugize isaha. ni ukuri mumbabarire kuba mbagezeho bwije byatewe nuko naje n'amaguru. nuko bakamira ku mugisha. yewe ubonye iyo nza kuba nkutuyemo koko nk'uko naje no mbyiteze ntatuye mu nkengero zawe. ariko rero ibibi birarutana warabibonye ko izo nkengero z'umujyi ugaya ziruta kure cya cyaro waje uturukamo. yewe narabibonye. rero narinje guhembesha. ngo kugira ute? guhembesha umushahara mwanyemereye imbere y'uko nzina. narategereje amaso ahera mu kirere. amezi abaye 3 koko sinzi niba muzayama cyangwa bikaba byarukunyizeza ibitangaza. ariko sha kuri umutesi wa muhungu uje guhembesha niko zisha karame. inzu bamurayishyura ibyo kurya n'ibiryamirwa se waje usangamo hari ibyo wishyuye. uzi kutagira isoni sha. none se koko ubundi wamwijeje umushahara rutembe? ni mama ya mungu rwose yawunyijeje imbere y'uko mva iwacu. ndetse anongeraho ko ntazishyura inzu azajya nangenera ibyo byo kurya ncyuriye ubundi nanjye nkabacungira ariya mazu hirya yari ngo ni 20,000 ingahe? ariko mwarasaze si gusa wari uje kubibwama ariko umva muhu haguruka utahe. urumva haguruka utahe none. ngo ntahe? taha nyine. gute se kandi ntarasubizwa ku kibazo cyanjye? muyomba icyo ariko ntibakubwiye ngo haguruka utahe. ariko rutembe ubundi wowe umfata ute? ndi umugore wawe ndi nk'inkingi muri iyi nzu ndi iki cyawe ku buryo wifata ukajya gutanga amasezerano tutabanje kubujyaho inama? nta soni koko uratinyuka umwemerera inzu y'ubuntu? ibyo ni nko gusahura urugo rwose. ni nko gusahura urugo genda bivuze. fabiya ndabumva. nta nzu y'ubuntu wabamo ibyo byibagirwa. yego wenda ibikoresho yakuguriye ntiyabikwambura byararangiye ariko guhera ubu ugomba kujya wishyura inzu ubamo kuko kuyubaka byaratuvuna ndetse ukanihahira ibyo kurya ukava mu miteto aho ngaho. si byose n'ubundi. ese fabiya ndabumva muyo. ibyo byose uvuga ko nari nabikwemereye nk'umwishywa wanjye ukaza kumfasha mu mitungo yanjye kandi ukaza uri wenyine. ibyo kuza ushoreranye n'umugore utwite twigeze tubivuga? sinari nakwishingiye uri umwe. sinakwishingiye n'umugore wawe n'umwana yazanye n'umuryango. dore ejo bundi muraba mubyaye. ubwo se ibyo urumva bishoboka sha? none se kuko nari nagize ibyago nkamutera inda urumva nari kumusiga wenyine kuko muyo. umva fabiya haguruka utahireke guteta ushaje. hato butanakwirira ukiri hano kandi ntawe dufite wo kukuraza. haguruka agira vuba. ibyo bakubwira ntubyumva cyangwa? haguruka se nyine. muyo nimwe mu nkozi biki ariko? marume umwe rukumbi musaza wa mama wenyine tugira. urakoze gusa nta kindi. reka ngenda ariko mujye mukura mu myaka mukure no mu bwenge. imiteto gusa. icecekere kibondo ihorere mama. ese ubu uragira ngo nkugire ne koko mwana wanjye ko ibyo mfite ari byo ndi kuguha niba ntacyo ukuramo uragira ngo nkore iki koko? ngayihorere mama. mwaramutse yemwe ade. yewe komeza hano mu cyumba niho ndi anamari. ego mana yanjye uriryamiye inzira iranga ya de. yewe ndakinga se nkingiramo icyo wa mubyeyi we. iyi nzu ko nta kintu kizima kibereyemo ngo ndatinya ko bakiba. data we uyu mwana se ko yahogoye nyabo? ubwo nyine yarizwa n'inzara nta kindi kimuriza rwose. yewe anamari nubwo ndi kumwosa ariko ntacyo akuramo pe. amabere yanjye ni imishumi gusa nta n'igitonyanga cy'amashereka kibereyemo. napfuye kuri mucomeka ngo ndebe ko yanyungutimuka agaceceka ariko yambereye ibamba. baba we ubu si iherezo rirabiriha de.
mbaze nkubaze wa mubyeyi we none se ko yaba njye yaba ari na se tudaheruka kurya ubwo nyine azategereza mbona ibyo ndya amasherekazi nawe abone ko nkana se ko nanjye atari njye nabigenza gute nyagasani we ubu se kuki utigeze uza kumbwira koko ade ubu koko nari kubura uko nkugoboka nk'umuturanyi ibyo bintu ntabwo ari byiza rwose ade urumva ni ukwigira nyamwigendaho gusa erega na mariya ntabwo ari ukuba nyamwigendaho gusa ahubwo ubanza ari ubwisanzure buke no kwitinya ese ubundi wowe n'umugabo wawe nta kazi mugira nyine tukigera ino umugabo wanjye Fabienne hari ibyo yakoraga yaranijejwe byinshi ariko baje kumwihinduka ubu rero abyuka ajya gutera ibiraka rimwe akabibona ubundi agacyura umunyu nuko tubayeho nyine yo nimworohewe shenge ubundi se wanshakiraga amahoro urumva nahinje kugusaba umunyu nahatetse no ku gihe cyo kuwushyiramo aba aribwo mbona ko washize niko kuvuga nti reka nze ngusabe nk'igice cy'urushyi ndabanga urundi kigoroba se akira mfashe umwana nkukurebere n'ubundi ko njye ntacyo nawukoresha uye wikwiheba de kandi humura nimpisha ndakuzanira mu gasorori ye baba we uraba ukoze rwose n'amari ni ukuri uyu munsi nibaza ikiyiko cy'ibiryo mu kanwa buri uko nshimye imana nawe nzajya ngushima pe uguze inzara y'umuntu wabyaye nayiyoberwa ntese shenge kandi ndi umubyeyi noneho wowe ukiri ku kiriri humura nzajya nkuzanira sibyo kandi ikindi umugabo wanjye Narisisi nataha ndamuganiriza ndebe ko nta kirenzeho twabafasha nk'abaturanyi murakoze cyane rwose uravugisha ukora n'amari yo hanze ari yezu uko wohereje si gusa wa mubyeyi we mama niko mama ndakumva ye uriyembe ni hano mu gikoni buje niko mu gikoni aya masaha nari nzi ko mva mwishyirahamwe nsanga bihiye ntawe kumva mama umwana wanjye se shahu uyoboye ko mba niriwe ahangaha njyenyine imirimo yose ari njye ireba icara nyine ndangize koza aya masahane ubundi ndonga ibijumba nshyire ku ziko nkugaburire nguronge ibiki mama ibijumba uyu munsi ntabyo ibijumba rwose turagiki ahubwo mpereza icyo cyuma ubundi mbe nkatiza inyama nawe nurangiza koza ibyombo rwose yanjye ndaba ndaje kuzitunganya mpereza yewe urambeshya gusa oya mubeshyira igize mama inyama umva ndakubwiye ngo ifunguro ry'uyu munsi ni agashingwa ry'inyo ntabyo ibijumba ubwo ndakubeye none do singizi se utagira ngo ndakubeye izo koko none se narenga kumbuye kubi niyo mpamvu mbese utashye kare cyane mama uyu munsi ndakubwiye ngo mwishyirahamwe ntabwo habayeho kujya mu mirima y'icyayi ahubwo twakoze inama habaho no kugabana ubwo rero nabonye kuri iyi nshuro tugabanya amafaranga menshi kurusha mbere ndavuga ni reka ngura akanyama njye na mama twimeze neza umwana wanjye Fabienne sedisi nawe yabaye ubwo se kandi Fabienne uramushakaho ikigo yafatishije ubuzima bumuke mwihorere yewe umuntu utaributse no kuduhamagara ngo byibura tubwire ko yagezeyo amahoro ze urumva ibyo ngibyo byaguhangayikisha mama ntabwo nabura kumukomaho agatima mwana wawe nawe nubyara uzabimenya hanyuma rero uje ni byiza ko wahashye ariko kandi ayo mafaranga ntugomba kuyapfusha ubusa urumva kandi shaka agasambu cyangwa akarimu yaguramo sibyo kuko burya kugura ubutaka ni nko kubitsa muri banki wari ubizi ubwo ni ukwizigamira nako tambuka tube tuvuye mu gikoni tubanze tuyapangire turaba duteka n'ubundi nturi busubire muri koperative reka tuyapangire byo kuko buriya reka iyo utinze ngo birapfa niko rwose wivuga naho ubundi rero mama ibyo uvuze nanjye nabitekereje numvaga naguramo amatungo yongera kuri iriya ngurube ariko nyuma nibuka ko ngewe na Fabienne twari dufite gahunda yo gusana iyi nzu yacu tukongeraho ikindi cyumba cyitaruye twajya turazamo amatungo tutararanye nayo mu nzu ese nyine buje Fabienne we ubwo umugabane we ntibawuguhaye reka
fabiyane ntakibarirwa muri koperative yacu mama. reka guteze ndakubegeze rwose bakimara kumenya ko yagiye mu mujyi bahise bamukura ku rutonde rw'abayigize. ubwo se niba ari ibyo uza gusaneza uzabishobora wenyine mwana we. umva nuko telefone ye itariho ariko ntacyo buriya ndaza guhamagara marume musabe tuvugane mubwire nyoherereza amafaranga yo kunganira yo mfite buriya wa mugari fabiyane ubwo amaze igihe akorera mu mujyi byanze bikoze ubona bizi ibifaranga yararundarutse n'ibyinshi wa mugani cyangwa umuhamagare nonaho erega amaye amafaranga ntabikika. reka wa mugani mpite muhamagara. gusa cyane kwa kundi nanjye nzi kumva ibyo muvugana buje. urabyumva rwose irimo iracamo. nanjye numva rwose yaba yanyitabaga rwose. yaba datawe ko titaba se niko ari mu kazi ko mu mujyi se mama. ndabizi se hano wenyine amahoro. kanongere mamagare rwose. niko uze marume ko telefone ye iracamo ariko ntayifata. kanomve iracamo yaciye aritabye mama. alo muraho neza namwe muyo. nyoko baye iki kumamagaye iki gihe? yewe mama ameze neza nta kibazo afite da. nguhamagaye dushaka kukubaza amakuru ya fabiyane kuko we telefone ye ntikibaho rwose. wenda nibiba na ngombwa umuduhe tumuvugishe. fabiyane se aracyakoze amaguru ku butakara? umwana wanjye wamuhaye ibiki bituma agubwa neza kugeza ubwo yibagirwa no kuduhamagara ngo atubwire ko yageze iyo ajya amahoro? n'ibyo yamuhaye kuko rutembe. burya se ntarabahamagara kuva yagera ino? ntabwo yigeze aduhamagara rwose numvaga amakuru ye muyazi umwana nanyishyizemo wenda nako fabiyane ameze neza nta kibazo. ameze neza? ubwo yaraje yisanga se mu muryango we. nuko rwose yaguwe neza rwose. nimuhumura ari amahoro. yewe cyane kugira ngo se habaye hari ikitagenda neza nimwahita mubimenya yego ntabwo yaberekana rwose. none se muyo niba fabiyane yarahinduye nimero nkaduhaye yasigaye akoresha ko iya mbere itagicamo cyangwa mukamuduha niba muri kumwe. ashwe ntabwo turi kumwe ariko n'intaha nyine ndaziboherereza kuko ziri muri telefone nasize mu rugo cyangwa nawe mubwire nyine abihamagarire. ariko se mama uzahise akupa aragenda. ubanza fabiyane wanjye umujyi waramuguye neza kuko nk'uko yabyifuzaga. ntawamenya uyu ifaranga yararutse. ariko ubwo wawujije uwo mwana akarekeraho kurira ku kadi. mbabara ntunteshe umutwe fabiya. wowe se wamuhujije nturi se? yego fabiyane warushye. ese uwo muntu aba uramukanye n'uw'iki koko? oya sinkunda umuntu nzanaho imiteto kandi nawe urabizi. urinda umbwira kumuhoza se ndamuhoresha iki? wowe si byibura ufite amashireka ngo umeho mwihere ko njye ntawe nyigira. ese undi ubu narashatse cyangwa nariwe nini? ndagusabye ntuntukade ntunuke tutabipfa rwose. genda uko wizi njyewe naragushatse ko wanyiziritseho. we nakwiziritseho nyine birakunda ufunga umwuka uranshaka. siniyumvisha rero ukuntu twishwa n'inzara witwa ngo uri umugabo muri uru rugo. umva wiseka fabiya wiseka kuko uyu mwana wanjye ari yaryo yariswe n'inzara birambabaza cyane. wumve ko ari n'igihe mbura uko mbigenza ngafata amazi nkamuha akamukorwa yose akigarukira kuko mu gifu ye nta kintu kiba kirimo. tekereza uruhinja rungana rutya rugaburirwa amazi buzi
ariko se reka nkubaze wa mugore we umuntu aguteze amatwi ndakwihorera ugira ngo ngewe nta munwa ngira wo kuvuga uragira ngo ngewe ibyo bintu mbigenze nshaka uko ubigenza nyine wari wambona mpanje ngateka nkarya njyenyine uko ubwirirwa cyangwa uburara siko mbwirirwa nkanaburara ariko mwajya muvana iyo miteta aho ngaho utajya gushakisha nk'abandi bagabo se wanzanye muri uyu mujyi mbwira ko wabonye akazi keza ngo nyakuremeye kwemerera adera ndakwiyamye uranyumva neza ntihongere kuvuga ko nakuzanye muri uyu mujyi nagusabye gusigara mu cyaro ngo mbaze nshakishe ubuzima nzaze dukora ubukwe umbera ibambo nyihambiraho ubwo rero ugomba kwirengereza ingaruka z'ubuzima tubayemo ariko ubundi ubwo uzi ko ari watumye mwarimu ahagarika ibyo yari yanyijeje byose ngo iki yari yaranyishingiye njyenyine ntiyari yarishingiye umuryango wose none uravuga ubusa nta n'isoni none ngo tuzaba dutya kugeza ryari uzihangane cyangwa ubireke cyangwa rero dusubire iwacu ubwire iwanyu ko ubuzima bwanze wigarukire reka njyewe sinahenguka iwacu n'ukuntu mukuru wanjye ubujene yambujije nkavuna ibiti mu matwi urumva ushaka we gusa nyine umuturanyi Narcisse yandangiye akazi k'ubuyede ku ishansiye akoraho amaze ngerageze ndebe ko byibura umuntu yajya abona icyo kurya ibyo bindi byo reka ibintu by'imiteto n'ubwawe ubuyede nyine ubonye iyo biba ari n'ubufundi byibura amafaranga y'ubuyede se azatumarira iki koko uvugishije ukuri Fabiya azatumarira iki ariko ntugatete igifundi se nigeze ngikora he niyo wigeze ubona mba umufundi uko ubizi navuye iwacu ntari umuhinzi ade aho bigeze ndaguhaze rimwe kabiri gatatu ndaguhaze ugeze aha nukuvuze Fabiya niba ubishaka ubyuka usubire iwanyu magahenge ntabwo ngewe nateshwa umutwe n'ubukene n'ubushomeri na marume wandiye ndora ngo hiyongereho n'idohera ryawe rya buri munsi nkaho uri radiyo sawa Fabiya sawa rwose mbiswa nigire no kwishansiye genda rwose kandi ukora uko ushoboye amarebe y'umwana agabanyuke muri iyi nzu sawa genda niba kandi ndi gukora uko nshoboye ngo turye nawe ugomba gukora uko ushoboye amahoro agahinda muri uru rugo ugomba kumenya ko kubaka ari ubufatanye ese wambabariye ukitaba ko Christine we wambabariye ukitaba ko Christine wakitabye kuko wa mukobwa we si ubu wakitabye kuko Christine kanongere muhamagare mwana we wambabariye ukitaba itaba sha Christine alo Christine alo ariko Christine izi saha koko uracyaryamye igusha ese naracuruje ngeze mu gitondo naryamye muri kererezi ntabwo ahubwo umfashije wabwira icyo nshakira umugera agafatanyije wa mugani utanasinzira ntakubwiye kandi natiye telefone kongera kuyibona byamvuna kandi ngushaka cyane gahumukira guteza amatwi shaka Christine wanshakiye akazi wowe ukabyara mbabarira rwose unshakira akazi wowe wiseka sha ubwo ndagushakira akari ko kose rwose nta kibazo yaba ko gukora mu rugo yaba ko gucuruza niyo wanyigisha duke kuri ubwo bucuruzi ukora ibindi nakwirwanaho nk'umuntu wiza yisumbuye mfasha rwose Christine imibare ndayizi gucuruza ntibyananira pe mbabarira umfashe rwose Christine kuko ubuzima njye n'umugabo wanjye tubayemo bungeza aha pe n'umugabo wawe ntabwo agikora ahaha bisa nabyo pe ubusa akazi k'ubuyede kavamo iki kubizi ntumbwira ko wumva isuku ukaba usanze umweko nako nyine ntanyaga umweko nakigitiwe n'itaka oya wiseka sha mbwira niba akazi wakambonera dupanga uko twahura vuba nsubize fone y'abandi rwose mbabarira natiye umuturanyi izacu twazigurishije rugikubita murakomerewe ndakanyagwa cyane
icyakubwira ukuntu inzara ivuze ubuhuha hano aha noneho inzara y'umubyeyi ndakurahiye nanjye kuvuga ngo nawe urabizi akana kanjye gakenera konka nkabura amashereka kakarira byageraho kagasinzirizwa n'amarira nanjye nkabona agahenge ubwo nyine iyo nabyukiye iburyo Imana ikantunga inkoni umuturanyi nyiri iyi fone arahisha akanzanira ibiryo urababaje shenge cyane umva rero mubwira Adele ndakumva sha haguruka iruhande rw'umugabo wawe uzamwereka icyo umfashe umva uravugisha kuri Kristi akazi kanyemereye njyewe ndakakwemereye rwose erega saho ntabwo twabanye n'abade yego sha uri inshuti yanjye kuva twese tukiba mu cyaro turi nk'ubiswe cyane ntabwo nagera ku byo nifuza ngo mureke uba ukomeze ukubitwe n'ubuzima kandi nakuguruka bigashoboka si wumva bana we nakwimakazi rero umva Yesu we kereka mubonye nkaguhobera umva Kristi urakoze uri imfura pe mana we Imana iguha umugisha kandi ujye uhaha uronke ubucuruzi bwawe bwaguka uko ubyifuza umva mana we uretse kurondogora wahora n'iki ndumva bindenze ni ukuri umva simbizi ni impamvu wakize ukureshya Kristi kuba waragiye mu mujyi gushaka imibereho none nawe ukaba ugeze ku rwego rwo gutanga akazi umva Imana iguha umugisha ni ukuri biraharanirwa sheri biraharanirwa pe kugira ngo ngere kuri urwo rwego ndakumva cyane birumvikana disi niba ari byo rero reka nsubize telefone y'abandi ubundi nzi kubwira Fabienne ko nabonye akazi maze uramenye umukobwa uretse kubimwizeza kuko ushobora kuhagera tukananirwa kumvikana ku mushahara bikaba ngombwa kugawa urumva rero ko waba wamwishe mu mutwe ako se wamuganida uretse ko nkurikije ukuntu nkeneye akazi ni ukuri ayo bamemba yose nayemera pe erega akazi kawe kaguhesha keza kandi ubusa buruta buri ikindi nanone ndakumva ugomba kwitwaza umwana ntari ngo iki ugomba kumusigira se ku buryo byanze bagaruka ukabasanga moya shayi baba data we nisigira uruhinja koko cyane rwose n'ubundi se ko atari konka ahubwo se Kristi ko nta tiki ngeze aho ngaho mu mujyi nabona ndabigenza gute gusa umuntu ukomanga reka njye kumwirebera ndabona bwanakina nubwo uhita nkomereza mu kazi yewe ukomanga ndaje waramutse sha Fabienne mayi nka data muyo mwaramutse neza ko munzindukiye cyane ahubwo se sha ibyawe ni ukuryama gusa ntuba wabonye ko bwanakeye yewe ntiburacya neza da ni amahoro se muyo ni karibu mu nzu oya ntabwo nicara reka ndase ku ntego icya mbere karame ni uko iwanyu bagutashye ejo bundi navuyeyo ye baba we ubuse kuki utambwiye ko ugiye kugenda ngo nkwitumire koko muyo reka njye ntabwo ndecyambu kiguhoza na nyoko na mwene nyoko wa mugani nari nkwibagiwe da gusa nyine narahakubereye humura bambajije amakuru yawe mbabwira ko nyine umujyi wakuguye neza nta kibazo ufite na kimwe hari ikindi se ewe nuko warakoze kubabeshya ubundi se sha karame nibyo koko kuva wagera inahangaha urabahamagara ngo babwire amakuru yawe cyangwa barambeshyaga bagira ngo banyumve nari kubahamagaza iki se ko nkigera ino ukamemukira ukanga gushyira mu bikorwa ibyo twemeranyije telefone ariyo nahereyeho ngurisha ibyo nabyo ni amahirwe kuri njye sha iyo waba warabibabwiye nyakuri ya sinari kumukira warakoze rwose ubazi ko wakize ifaranga rijojoba ndetse nababwiye ko rwose nakuguriye n'indi telefone ufite nomero nshya kandi ku isaha n'isaha nyine uzabasura urumva hari uko ntagize se ngo mpakuberesha hanyuma rero icya kabiri mu byari binzanye ndabumva uko ndeba uko nguko narinje kugusohora mu nzu yanjye ngo iki muyo zinga utwawe umuhereza imfunguzo Fabia kuko ndambaye guhora ngucumbikiye
kandi inzu ubamo yakabaye inyinjiriza hiyongera ku yandi. mana yanjye umuyomba rwose ubu uransohora mu nzu ngo ngiye kubizi ko ari wowe naje nsanga muri uyu mujyi kandi ari wowe wenyine mpazi. ngo iki reka nanjye si impinga wa muhungu we ntunzwe n'amazu yanjye. none se ubushize sinagusabye gutangira kunyishyura ubukode? yego. hanyuma se ubu kuba utarabikora urumva atari agasuzuguro? ariko shanga ibaze gusuzugurwa n'imbwa ucumbikisha ntabwo ari agasuzuguro rwose muyo, ahubwo rwose nta mikoro make nagize. muyo ubu no kubona icyo kurya muri iyi minsi ni intambara. murabizi ko ari mwe mwari muntunze ariko ntimukibikora. nubwo mbishyuriza amazu rero ntabwo mwarabibonye ko amafaranga mpita nyaboherereza uko yakabaye ntashobora gukuramo igihumbi cyo guhaha kuko murahere munshinja agasuzuguro muyo. ibyo ntabwo bindeba Fabiya. niba waraje mu mujyi ugomba no kwitegura guhangana n'ibibazo byose uzahuriramo nabyo. ubundi wemeraga kuza mu mujyi nta mpamvu uzanyute. uzi ko niyo yaba nyoko wakubyaye atabona icyo agutungisha uko ungana uko nkanswe ngewe nyoko rumesha. akuruma kurura koko ndabibonye. cyokora sinaguta hanze nk'uko ubikeka kuko iyo migani yawe sinazahekera. fata ibintu byawe byose ubirunde muri kariya kazu kariya ko hepfo. aho bari wowe wimukira wowe n'umugore wawe n'umwana. akahe kariya kahoze ari agakoni k'abaturanyi se? urakagaye se? ihuta ahubwo gira vuba, kariya niko konyine kari mu mazu yanjye nta kwishyuza. ariko koko ibi bintu nkoreye bitewe n'iki muyo? ariko si biye nguhaye icumbi ko ntako nagira ngo nkubere inyangamugayo mu byo wanshinze, nkishyuriza amazu neza, nkagucungira umutungo wanshinze neza, kuko muyo ni ibingibi umembye. harya ngo nuko nta mutima w'ubuhemu ngira. niyo mpamvu nanjye nguhembye kwimukira muri kariya kazu. ugira ngo uze kukavugurura nkagashyiramo umuntu w'umusiribateri aho ukajya gushaka ahandi wangara byananira ngewe. umwana wanjye aranarize. ngaho nyarutse ashaka tangira utundi twangushye twawe nanjye ngiye gushaka umukiriya ugusimbura muri iyi nzu. umwana wa ihorereza kuko nkawe ubaye iki. adera we ade gahore adera se kandi wagiye cyangwa agiye mu bwiherero. ade umwana yakangutse ko mbona nawe ntawe urimo se, ahubwo se igitenge cye cyaraye cyane cyakiriye bahu akibye cyangwa ade mugore wa. ntabwo nkugurarizwa n'icyade waretse kumena umutwe. ngo ndarizwa n'iki koko Christine? umva naranakwiyamye ukigera aha ngo ntabwo nitwa Christine, urumva neza? ino bose banzi kuri Kiki. sinzi impamvu utabifata mu mutwe rero, ubwo uragira ngo uzandaburize gusa. none se ko nabonaga mbikwita mu cyaro ukitaba? nyine mu cyaro ni mu cyaro, naritabaga kuko ari ryo bazi. ikindi kandi sinabaga nshaka kwiteza abanyacyaro baherwa banzengereza ngo naritukoje ngo mpindura uruhu, noneho ubwo ngo nahinduye n'izina. ubu rero aho ugereye umenye ko hahindutse byinshi uhereye kuri njye wari uzi. waranahindutse byo. umuntu ni mugari koko Christine. nako Kiki ubonye ngo umbeshye ngo nze ngo ufashe gukora ubucuruzi kumbi no kwigurisha. none ibyo byose ubucuruzi? ade ntumbwire ko ibyo ari byo biri kukuriza igihe wahereye. none urumva byoroshye koko? aho bitandiza ni hehe koko? ndamutangiye gutetasha utarakora bya nyabyo shenge ngahirire. ngo ngwiki ese ubundi utigije nkana wumvaga ubundi bucuruzi butari ubw'umubiri wanjye nashobora ari ubuhe ko kade kagorye gusa. wowe uko ubizi ko twiganye muri primaire nigeze nyirangiza? aho nagarukiye se aho ahubwo wibagiwe ko nahoraga nsibagurika. koko urumva iyo mibare yo gucuruza ibindi biri ku rwego wanshyiragaho nari kuba nabikuye he koko? murasetsa. wa mugari nabaye ikigoryi koko. uri ikigoryi nyine. kuki koko ibyo ntabyibutse? ariko nako ndirenganya. nzi abacuruzi benshi iwacu b'abakire kandi batize. nzi neza ko nawe iyo ucuruza ibindi byari kugushobokera. nta mwanya wo kubitekerezaho rero nari kubona. byongeye kandi
kuba indangamirwa nibyo binyorohera kurusha uko nari kujya mbyuka niruka ngo ngiye kurangura. Ubwo rero iyo ushikame dukore. Yewe nanjye ngo wabaye umukire. Nakureba waje iwacu nkabona urasa n'ifaranga, nkumva nifuje kurekura isuka nkamera nkawe, kumbi ariko ndasa neza. Nakubeshya iyo menya ko ukora uburayi sinari kwirwa nza kukureba. Icyangombwa ni uko buntunze. Gutunga byahe kuri ku bwa burembe ahantu heza suba, utaha mu muheno no mu kazu k'amafuti. Nyagasani we uwasubiza ibintu inyuma. Niba warambiwe uhaguruka utahe. Birarutwa rwose. Ubundi ubwo amezi 2 umaze ukora uyu mwuga, ubu nibwo wibutse kunena. Ubwo wumvisha aho ugejeje Kigali we. Uwo muheno nenga se bikubuza kuryama mugasinzira haka nta n'isoni. Ubu nshatse nawe kwirukanamo hareba ko wawigondera nibura umeze nkawe byibura ukamara nk'ibyumweru 2 nawe ubamo kwameze gusa. Ikindi kandi ugomba kumenya urumva nuko tugomba gukaraba tukisiga tukambara neza tugasa neza. Naho ibyo gutaha mu miturirwa ntibikenewe rwose. Ntabyo nifuje nta nibyo nkeneye. Naho nzasubira Kristi. Iryo zina nari kwiyamya wa mukobwa. Niba kunyitaka iki byakunaniye wikwirirwa umpamagara. Sorry keke. Ntago ndi keke ndi kiki. Sorry kiki aha. Ubundi se ko wivugisha ngo ntuzasubira gucuruza urumva tuzabaho dutera. Ahubwo utanyibagiza. Mereze warayikoreye. Ese undi ubwo ntushaka kuzanyiba de? Ntushaka kuzanyiba? Niba usigaye utaha ukinumira ko ikuyampereza nk'ibisanzwe nkabona nta kintu bikubwiye. Ariko nayo wabonye se? Nayo wabonyera? Nayaboneye hehe? Haraye wampaye telefone. Kuri telefone yawe. Nyine wa mukiriya warayinjyanyeho. Yansabye ko yanyishyurira kuri telefone nuko muha nimero yawe aba ariho yishyurira. Kuko urabizi ngewe nta fone ngira wanze no kuyingurira. Oya ibyo ngukora birahagije nta mpamvu yo kukugurira telefone. Gusa yo nayabonye. Nti nawe wishyuye mu ntoki rero. Nayo gusa rero nayandi nakoreye rwose. Umva uravuga ibindi muko uvuga ibindi. Niba ushaka kwiharaza ubujura ndagukuramo iyo kotse. Ntunkangishe ngo nukuri uw'iwacu. Niba ushaka amahoro mpereza andi mafaranga bakwishyuye de. Ni mama y'Imana nayo kiki ntayo rwose. Umva reka nkubwire nge wa de. Umva reka nkubwire. Uri kumbabaza mwijosi ariko waratuniga. Urayaba cyangwa ntabwo yaba. Ni mama y'Imana ntabwo nkubeshye. Reka nkubwire uko byagenze. Vuga vuba. Mana yanjye twara unyisha wa mukobwa we. None ubundi kare kose wayariye mbimenye. Niba hishyuye umwe ayabandi 3 basigaye bakwishyuye bashyize he? Ngewe nakujyanye mu itsinda ry'abanyamahanga. Ntibishoboka ko ijoro ryose umwe ari wenyine wagize uko yigenza. Niyo wabintera mu rushinge se nabyemera de. Nyine muri iriya nzu umwe niwe wansamiye hejuru ari wo wonyine wanyishyuriye kuri telefone. Uwa kabiri rero niwe nkeneye. Nakubeshye twabonanye pe. Amafaranga ari he? Ariko yasohotse nk'ugiye mu bwiherero birangira atagarutse. Ubu se urumva nari gushwana n'abantu nazi koko abandi 2 bonagize Imana nsanga basinze cyane banasinziriye. Wageze Imana. Nagize Imana nyine. Ariko uratekereza abagabo 4 bose koko. Abagabo 4 bose barunyohereje koko kiki. Ni Imana yonyine yandenge. Ni nacyo kiri kundiza buri kanya. Kristo uri umugome wangire ngo uri umugome. Sinari nzi ko rero wankora ibi bintu. Ibyo nibyo bicuruza we. Kwigurisha ku itsinda bita kujya ku muntu umwe. Urumva? Umuntu umwe akantu urumva ari ikintu twazabona. Kuko nta nimungirira koko ziti gituza kiba kibyimbyemo amashereka. Wowe ziki? Basi waretse akabari wowe uzajya ujyayo. Nje nkaba ndetse amashereka akazabanza Baniyo mitataho we. Baniyo mitataha de. Ibyo ntago bikora hano. Basi imitike kuyo narayo nkohereje nako bakohereje nisubirira imuhira. Nukuri yo mbonye amashereka yikama mpita nkoma agatima ku mwana wanjye nasize. Umva rero dera twumvikana. Uranyumva neza? Ndakumva. Ujya kuzana ari imbizi neza ko ntati kigusubizayo nzaguha. Ngo kandi imbizi neza ko utanamenye inzira igusubiza iyo uvuye. Utanagerayo n'amaguru ye. Ikindi kandi
nari ntangiye guhomba ko njye abenshi bari barampazi. Ubwo rero shikama dukore kuko igihe cyo kwishyura inzu nikigera amashare kuri atasiyo tuzatanga. Uranyumva neza? Wayanywa wayakamira hasi ibyo nta kintu na kimwe bimbwiye. Umugani wawe koko mbabajwe nuko nazi inzira yanzanye. Ntayo uzi nyine. Nemeye ngasura n'amaguru intamenya we. Umva hama hamwe mubyaza umusaruro kuko nzi neza ko umunsi wanayimenye ntazamenya aho wanyuze ugenda. Nyine ukangenza nk'uko wagenje umugabo wawe. We yigeze amenya aho wanyuze uza mu buraya? Aha. no rero ihanganaga amazi ugagotomera Fabiya garagufasha cyane rwose. Agamazi ni umuti ndabyizeye sibyo? Yewe irekeraho Narisi. Kahota urakoze ariko wikwigora. Icyo ndwaye ntabwo cyavurwa n'amazi pe. None se urataka guca kugeza ryari koko mwana wa mama? Yewe simbizi. Ntaharugira pe. Babajwe n'uyu mwana gusa. Si ubundi ko yatangiye kujya wamuzanye tukamugufasha tukamwirerera nje na Ana Maria. Reka Narisi. Yewe mwari mukoze ku bw'uwo mutima ariko sinamubaha pe. Ntabwo uyu mwana nyina yamwijishura ngo nanjye ndekure. Azagoma iruhande rwanjye kugeza amushyingiye. Inzara ntizigera imunyicana rwose. Kaho nyumvira. Nyamara ushatse wareka gufunga umutwe Fabiyani. Ibi ntari byo byakwirukanishije mu kiyete. Bangaga gukomeza gutunda ibintu by'imicanga n'amasimu ruguponda uhetse umwana w'uruhinja. Nibyo gusa ahubwo kuko naho nahise njya gusaba akazi bakanyimye. Ibiraka byo gufura najyaga nkora nabyo bakabinyima ngo ntibahakaze umuntu uhetse uruhinja. None uzi ko bahitaga bampa ibyo kurya ngakomeza. Kandi se sha ibyo kurya bimara kangahe. None z'ubundi ni kuva biya utambesha uvugishije ukuri ugwaye iki? Bazize wabashije kuja kwa muganga? Icyo ngwaye se dore kuri useke. Kandi iki gisoboro cyarizanye. Yesu we. Niko urusebe rw'umufunzo gwaje kukaguruka gute Fabiya? Zigira gutya zikajyaho. Yesu we. Hisha nabonye. Erega cyarizanye. Sinzi niba hari n'icyanyishe hakajyamo mikorobe akaba arizo zatumye kininda bigeza. Sinzi niba ari kanseri mbese Narisi. Ese naho narinze karuko nguko wabaye. Ndore byo nagushe. Nese ubwo ko ndi kukubaza ntumbire wabashije kuja kwa muganga. Ariko Narisi rwose nawe waba umutesi. Nabuze nayo kurya ndabona ko kujya kwivuza. Niba ari amafaranga nyine ubwo kizabare cyangwa gikere ntakibwira iki. Baba tata we. Ese ubundi Fabiya karame ubundi koko wakwisubiriye iwanyu ko bambwiye ko ufite umuryango nyoko na mwene nyoko ko batakwanga ngo bageze naho bakujugunya burundu nubwo waba warakosheje ute. Wakwisubiriye iwanyu ko kukarekana n'izi miruho zizugumuje. Aya masazi we gaburiya Narisi nta n'itike nakwibonera. Tata we. Nayibonye sinzi ko nabona intege zingeza yo kubera inzara n'uburibwe bw'iki gisebe mfite. Yemwe abagabo barabonaga koko. Kubona gusa ubu iwanyu bazi ko bayeho neza. Wahora n'iki ko bazi ko ntunze ntunganiwe. Fabiyani rero urumva nkubwire hari abantu ntaho hapfaga abandi. Ntaho nakumvira ubusa. Ngiye kugushakira itike wisubirire iwanyu uve muri ubu buzima bushariye umaze igihe. Baba we uravugisha ukuri Narisi? Yego. Ugiye kumpa itike nsubire iwacu? Nibyo. Manda we yewe waba unkuye umwami yakuye busikete n'impamo ya Mungu. Kwa mugani gwawe kugira ngo utanagwa mu nzira ndasimbukira muri farumasi nkugurire igipfuko ushakire n'utunini tugabanyaga ububabare ubundi nanakugaburire
ubundi ngo uherekeze n'uruhinja rwawe mufate imodoka iri kuje iwanyu mutahe. yewe narisisi we, imana yakwinjije muri iyi nzira agahora ku isonga pe, iragahora ku isonga. ubu birandenze n'impamo y'imana. kuyinjira si shaho wagize ngo nawe ari ukugerageza ku bw'amahirwe. nagiye kumva nsunitse urugi nkabona arakinguye, ubundi nabona gashize iminsi nk'ingahera ntakubona. ndavuga uyu mugabo n'uruhinja rwe ubu koko inzara ntayo izabicira mu nzu abaturanyi ntibabimenye. nuko nzanjo. yewe wagize neza pe, erega maye nusaba ntabigira ibya buri gihe. nubwo nzi neza ko mujya mungaburira, ariko rwose ntakubeshye nk'umuntu w'umugabo ngeranya nkagira isoni pe. isoni zigize zijanye n'iki? itahire rega buriya mu muja abantu babaga bifitiye imibare zabo. ugasanga nawe rero urabavangiye. ariko ntugire ngo ndakwinubye ta. oya niyo wanyinuba narisi, ibyo wankoreye wowe na Mariya rwose birahagije ni ukuri birahagije pe. ngaho rero karame, akira gano mafaranga y'ubukode bw'inzu za nyokorome dore ukwezi kwarangiye. iye unarebye nicyo kintu nyamukuru cyari kinzanye. ayiwe akira garuzuye. mpereza. ariko imana rwose, imana irankunda pe. nkanze niyo amafaranga y'ubukode bw'amazu ya Muyomba. nkaba nibukaga ku kwezi kwarangiye. reka nza ahubwo nsindagiriwe kuri kiriya kibando n'abandi bazengurukemo mbishyuze. ndakwibukije noneho. ibivugwa se ahubwo maze impyisi buriya rero narisisi igira ikiti nkaba ngiye kuburara, najya kubona nkabona bataye umupfu mu nzu yanjye. ushatse kuvuga iki Fabiya? ntabwo ubukode ntaharago nkuzaniye. ahubwo se narisi ubu ufite telefone ngo ntizeho gato mpamagare mukuru wanjye na mama mbabwire uko merewe. ndayifite. akira mpamagara nta kibazo. ntiza urakoze pe, urakoze. reka mpamagare mukuru wanjye, reka muhamagare. izi nimero ze nazanditse ku kari gapapuro ndazibona. ariko munaga mu nzu y'impyisi bana. mukuru wa haro uraho neza mukuru wanjye? koko mana yanjye Fabiya uraho neza? uraho. tata we itahe n'ubusa n'impamo. ewe uje wowe na mama ndabakumbuye ntushobora kubyumva pe. genda we waragize wibagirwa isano dufitanye. umva si icyo nshaka kukubwira. ni igiki? uyu munsi ndarara mbasesekayeho. ndabasesekaraho utazagaruka mu mujyi. ibifaranga waragwije? umva se nyine ntabwo ndarangiza kuvuga. ndagira ngo nshakire akarima kadahenze aho ngaho iwacu, kuko nzanye umushinga wo gutangira kwihingira sinagaruka muri koperative. ikindi rero amayinite ashizeho se kandi narisi. data we wasanga acijimije na n'ubundi ato ubwo kirazima. urantaje ariko ntacyo, icyangombwa ni uko iby'ingenzi nawe mumenyesheje. ahubwo se mwana wa niko byuka ngo utunganye dutahe tujye iwacu. niko buretse gake Fabiya, umuntu wari ugiye kwicwa n'inzara amafaranga uri kuvuga ko kugura imirima no gukora imishinga ugakuye. muvandimwe uramenye utaba ugiye guhemukira nyokorome. mbabarira cyane narisi, marume namubereye imfura igihe kirekire abitesha agaciro. ubwo rero nanjye ngiye kwihemba. muvandimwe wanje wareka kwisiga icyasha c'ubuhemuko. icyasha ki ko nari nkwemereye iby'ibanze bikenewe kugira ngo ugere iwanyu. ibyo by'umurenge rushaka n'iby'iki koko?
shareka nkubwize ukuri yikuye kuri se ija kwishyuza abandi abanje ntabwo nyiguhaye pe ntaho bagiye kuntanze hejuru yawe wa mwana we uramenye ngaho mpereza kiriya kibando mbanze njye kwishyuza abandi bapangaye hanyuma nyure no kwa marume mbere yo gutaha musigira amafaranga ye anamubwira ko agomba gushaka undi utsimbura gusa ndamubonye ntambonye nyakora makuru arakoko shaho uzi wagize ngo kuri ubu ni nyokurume gusa ukurumaga ari kukubona imiryango myinshi zabaye ibindi isano ntacyo rikivuze kuri benshi yewe mu gihe rero uri kwishyuza nanjye reka mbe nsimbukiye ku muhanda nkuzanire utunini n'igipfuko ntarebe inyaruka muvandi ariko se aho nkora pe karame ubu uyu mwana naho twaba tumusigira na mariya fabiya roger ndakumva uzane urugo rusanguruzo ngabanya aya makoma ye neza pe urutoki ruragenda rukaba nk'ishyamba wakwihanganye se nkabanza nkarangizanya n'abafundi batanga n'ikoranabuhanga ibyo kuhabura ayo makoma yose ugura bivamo koko niba ari ibyo rero ngaho zana umuhoro untemere iki gitoki ngutekere wamugana aho uhugukira ubikore yewe ngibyo kugitema byo reka mbikore niruka kuko rwose nanashoje ahubwo umfasha munyaneza we mukomeze mwubake neza kandi kiriya kiyende cyari kinyereje umucanga ninongera kukibona hano mwese ndabikanaza n'abandi urumva neza reka cyakora nakubeshya mama umva sinjye uri burote iki cyumba kirangiye ariko koko inama yanjye yo kubaka ikiraro wayanze uhitamo komekaho ikindi cyumba ntabwo rega nayanze mama ni nabyo byari kuba byiza pe ariko nakomeje gutekereza ku bajura bino nsanga ari ibindi pe guhora ndaranicaye nikanga abajura sinabivamo rwose pe niko mama do dore uriya muntu wicaye ku irembo uriya muntu wicaye ku irembo ni ko dutuye ku muhanda se ubwo iby'abahisi n'abagenzi bo wabivamo ubwo n'uwitambukira arananirwa hashwe dahe dore ahubwo arandembuje niko mva mama njye kumureba wabona ashaka ubufasha da murebe niba akeneye n'amazi yo kumubwire nyabazanire cyangwa umwinjize mu rugo umukore ku muhanda reka murebe mama ufashe uyu mwana wo kabyara fabiya niko mama ndakumva ye ngwino urebeye wa muntu burya ni fabiyani mwana yanjye we nyagasani we umwana wanjye yabaye iki ufatira uwo mwana ubanza namuryamiye akaboko akaba ariyo mpamvu arira uterura umwana neza buze umuterure neza nako mumpe wowe uhagurutse mwene nyoko tumujyane mu rugo ave mu marembo sibyo fabiya uri muzima mwana wa fabiya ni wowe cyangwa uri mu marembera humura rwose ni muzima wabaye iki nuko nari ngize isereri nuko ndavuga nubwo ngeze iwacu ni amahirwe uhitamo kwiyicarira hano mu ndeba byibura ubundi ni muzima si ngombwa kujyana kwa muganga none se fabiya niko fabiya byakugendekeye bitoka nyako ko mbona wacupi ako byagenze twirengagize iby'abapfu tubwire fabiya kuko amakuru yawe twari dufite atandukanye nuko tukubona ubu ngubu amakuru yanjye ni menshi kandi mabi iyo bimara gutuza ubundi nkayahera ku murongo none se ko ntawe uhisha uwahishaho none se uyu mwana we mwukagira imana uyu mwana ni uwanjye nadera yewe yaramuntanya arigendera nabyo ni birebire nkabona nahoraga ntari hamwe
nagira ngo mbajije musaza wanjye uriya akampumuriza ambwira ko waguwe neza kumbi ni uko wabaye imana yanjye we tata we none se nkubaze fabian ndakumva mu gitondo ntitwavuganaga umbwira kugushakira ikibanza cyangwa imirima ubu si uko nkubona uku nguku koko uriho kugura ibibanza w'akanyago cyangwa tata we ko mbona uriho kubanza kwivuza icyo gisebe cy'umufunza ahubwo yabaye icyari ku mana we ibyo by'imirima rero n'ibyo bibanza nizere ko ntabyo washatse ibyo napangaga nasanze ari amafuti ntaba nkoze ndabireka yaba tata we niko mama yewe ngo akabi gasekwa nk'akeza ko mushake munsi papa none cyakora ndomera gusa ubonye ngo nkubuze kujya mu mujyi unyihenure ubona nabi cyane noneho kugaruka hari icyo wigejeje uje warabaye ibisebe gusa uri umusenzi uri aho utanashoboye kwigezaho ugiye wimvugiraho muvandi iyo ntagira amarume wambiriye inyamaswa we n'inzozi zanjye zari kuba impamo ngo nyokorome ntutembe se yakugize ati ndumva ntumbere ko ari wowe kwishe nabi bigezaho mama nimumbabarire twinjire mu rugo mumpa amazi yo kunywa mbone kubatekerereza ibyambayeho ngaho ngo nitubwire yewe washobora yajya aguma iwabo akareka kwizera imiryango iri hanze si byose nibyo narabikubwiraga ariko mama iyo twirukira kenshi ntibitwitayeho mama ibyo marume yankoze ubu niyo wagira ute ukambwira ngo ngire hano njya kumara niyo byaba iminsi ibiri gusa sinshobora samu ubwo warayibonye byaruta nkajya kuba kwa rubanda tudafite n'icyo dupfana rwose ariko bwiye ariko baba we amabere yikoza sonsa ndakumva mama musindagize tuve mu marembo nanjye njya gushisha amazi twuzura uruhinja nawe yoge nibiba ngombwa tumujyane kwa muganga avuzwe icyo gisebe nta kindi cyo gukora ariko rutembe se agende nubwo ntarumva ibyabaye ngaho reka mutere tugende. muri uyu mukino abagabo barabona wanditswe na Karangwa Liliane mwumvisemo Fabiane mwakiniwe na Ndayambaje Jimmy, Adera mwakiniwe na Mucyo Irasubize Ernestina, Bujeni mwakiniwe na Twagirayezu Evariste, Mukankuranga mwakiniwe na Mukamusoni Josephine, Rutembesa mwakiniwe na Nitegeka Graciane, Marisiana mwakiniwe na Nyirarukundo Beatrice, Christina mwakiniwe na Munyana Narisa, Narisisi mwakiniwe na Nsabimana Eric, Ana Maria mwakiniwe na Mukeshimana Jeannette, Tasiana mwakiniwe na Murizaboro Marie Antoinette, naho uwabakiniye abagaragaza ni Mukeshimana Musa. Umutoza w'abakinnyi akaba ari nawe wafashe amajwi akanayatunganya ni Mugiraneza Samuel. Mugire ijoro ryiza. Ikinamico.